kubiceceka bimeze nko gukingirana umuriro ugurumana mu mutima kubiceceka bimeze nko gukingirana umuriro ugurumana mu mutima. Hallelujah. Sometimes when I story mujya mumangahita ndirimba ndirimba. How can I keep quiet on stories like these ones? I love this father-in-law. Kubiceceka umukobwa wanyandikiye story ayimina umumama akimara kubona ibintu bamusigiye isaririmba kubiceceka bimeze nko gukingirana umuriro ugurumana mu mutima. Papa, it's your birthday. Guys, I'm crazy, but it's okay. I'm a good person. I might not be mental. I might be somehow maybe sick in the head, maybe going through crazy shit in life, but I'm still a good person. So ijambo ry'Imana rivuga ngo iteka ryose uko ushoboye kugira neza jya ugira neza, uko ushoboye gukora ikintu kimwe na kimwe gikorerwa ko ntabwo zingororana zawe zizave. So you're welcome. This is Debbie and mbafitiye inkuru y'uyu munsi. Uyu munsi ni kuwa kane. Today is Tuesday, Thursday, I don't remember, but I think it's Tuesday. I don't know. I don't even want to know. Yeah. So story time again with me. Story mbafitiye uyu munsi. You know, since I introduce, just sit down and watch. That's what I'm going to do. But no, now we have a story. You know, I'm always on top there. So story time with me. So mama yanyandikiye ndahera ho yahere yanyandikira. I love women like her. I wish all women can be so good people like this woman. Anyway, yeah. Mama yanyandikiye I'm Debbie. Hi, how are you doing? I hope you're doing fine. I'm doing well, mama. How are you? I'm Debbie. I need to give you my story, but I need to give it to you face to face. I was like, serious, madam. I'm gonna be there. I'll be there. Don't worry. Akinitangira shaje ngomba kujya gushyiramo akantu kongera karyama. Yeah, though I'll be there. Naragiye rero. Mama arambwira yeno akora. Anyway, kantangire. Yambwiye ati nashatse umugabo wanjye muri famille nziza. Famille ifite amafaranga, famille imeze neza. Ariko iyo famille ntabwo ntamurigeze nkunda. Ntabwo bigeze bankunda kunkunda nyine abavandimwe we kwako ntabwo bafitaga nk'umuntu ufite agaciro kanini kuko ntabwo nabaga muri famille ya danje. Ariko umugabo wanjye twari twarahuye ndi umustagiaire kwa muganga ari wonyerangiza kwiga kaminuza ndi umugeneraliste nyine n'umuja bavuga aba generaliste aba doctor aba generaliste. Is that how they call them? Yeah. Afite icyo gihe arakirumu ubungu asigaye ari surgeon, something like that. Amaze imyaka myinshi. Urumva rero azagura no umugabo aramukunda azi guhura n'umugabo baravuga ati ngewe nta kibazo nizengera n'umugabo wanjye habe n'umusore imwe. Ariko abavandimwe be mama wiwe famille yiwe ntabwo bari abantu bankundaga cyangwa ikindi kintu nyine. I was just there. Nari wa mu sister in law bahamagara ko bafite ibirori bashaka ko aza gateka. Nari wa mu daughter in law ari uko bambwira ngo dufite bino birori, can you come over and stay, can you do this. Nari wa muntu babwira ngo uzaze dusohoke uzaze tugire gute. Ariko narakunda ko bankundiraga abana kandi n'umugabo nyine cyose twari dufitanye. Ariko famille yo ntabwo yankundaga kunkunda totally. No, ntabwo yankundaga totally. Nabaye muri ubwo buzima rero mba muri iyo famille na cyozo na kimwe nari mfite maze imyaka 15 nshatse. My mother in law yaje kwitaba Imana. Amaze gupfa rero bombi na no papa nyine wa uwo musaza barankundaga. Bari abacuruzi bafite amafaranga bameze neza bafite amazu bafite ibiki byose ari abakire pe. Arumva aravuga ati barakundanaga cyane ku rwego rwo hejuru. Ariko biba ngombwa ko umusaza nyine asigara wenyine agezeho nawe atangira kurwara nyine amaze gukura atangira kurwara. Amaze kurwara abana banjye nari narabyaye umwe yigaga hanze undi yigaga no mu Rwanda. Abana bakajya bajya umwe wigaga mu Rwanda rero agakunda kujya gusura sekuru cyane. Ageze aramubwira ati mama ko nabonye sokuru wanjye arwaye cyane kandi ukabukora kwa muganga ukabura umudokiteri kuki mutayamumwitaho. Sinabwo mwitaho gute. Aramubaza arambwira ati njye mbona mutamwitaho kuko ari nk'ijye usanga kandi twaramushakiye umuntu wo kumwitaho afite umukozi mu rugo turamukoza n'ijye usanga ntawo hari
ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana aramubwira ati ntacyo, umumama aramubwira ati nta kibazo nzagenda njye kumureba. Yageze asanga ararwaye pe, kandi umumama n'umudokiteri amurebye abona umusaza yararembye, arebye imiti ayibaza asanga imiti ye ntago ayinywa uko bigomba kunywa, afite imiti myinshi kurusha akagombye kuba afite. Nyine umusaza ameze nabi, umusaza arinyarira, umusaza nyine umusaza ufite amafaranga asigaye ameze neza, aba mu nzu cyangwa nyine ni nk'ingurube. Ndiyo jambo yakoresheje. Inzu nziza ifite salon nzari kuyumviraga, wageraga mu nzu kumva inzira nuka cyane kubera nago bayikoraga isuku. Ati nabonye agenda kanisha mpamagara umugabo wanjye ndamubwira, arambwira ati ariko twamushakiye umugabo kubera iki se batari bamushakiye umugabo ko iki se batari kumwitaho and everything. Aje arambwira ngo ntabwo mbizi ariko nyine ntabwo ameze neza. Barangije nyine bakora inama y'umuryango, bakoze inama y'umuryango, bashiki be babiri, yagira umugabo we ngo yagira bashiki be babiri, bashiki be umwe ntago mu Rwanda. Ibyo bakoze inama ari kuri video call, aravuga ati ariko ngubu mu Rwanda yafata papa wacu akaba ari umutwara. Aravuga uwande ati ati ngiye ndacyafite abana batoya nagura bishobora kwita kuri papa, anga ati ariko twagushakira n'umuntu w'umunasi ariko bakaba afite umuntu uba mu rugo ubumwita wa mukugora. Ati avuga ariko se urajya kumushakira umunasi w'iki? Bamushakira umunasi ariko dufite n'umudokiteri muri famille, ati turamufite uyu nguwe kandi ko ari no y'umuhungu we mukuru, umugore w'umuhungu we mukuru ntabwo yamufata akaba ari ujya bamwitaho. Wa mama arabireba aravuga ati usenda byangira iki? Aramufata aramuzana mu rugo. Urumva amaze kumuzana mu rugo baratangira nyine barabana. Ati umusaza yararushyaga ku buryo umuntu wese nazanaga mu rugo, umuntu wese nazanaga yarambwira ati ntabwo mbishoboye. Umusaza yavugaga nabi, umusaza yavugaga ibintu byose yiboneye. Umusaza atunze amafaranga menshi yo kumuteta, kumubwira ngo ukora ibi ngo gutya, mana ntago babyumva. Urumva yaravuga ati ninjye uguhemba ndakwiyamye biki. Umusaza akabwira abantu nabi, ntashoboye no kujya kuri toilette, ntashoboye no kujya guteka, agahora abwira abantu n'abakubura bavuga nabi. Uyu mama aravuga ati ntabwo bizakunda. Umama aravuga ati ariko se ubundi ko umusaza afite amafaranga ndirirwa mbana nayo mu rugo kubera iki namujyanye kwa muganga? Niko kumuzana mu bitaro yakoragamo. Urumva ibyo bitaro bikoragamo ugashaka ko yakoraga nko mu gitondo cyangwa kuza gukora shift ya nijoro anything, ariko igihe yabaga bizi neza ko igihe cyose ari mu kazi ari buze kujya kumureba. Amushyira mu bitaro for a long time. Amaze kumushyira mu bitaro nk'ukwezi n'igice cyangwa amezi abiri, umusaza aramubwira ati mbabariza ukuntu bwiza ukuri, ndabizi ko wankuye mu rwayi kuko nakunda kuvuga nabi, ko narushyaga abantu ariko mbabara nkuri kwa muganga ndaharambiwe. Ariko nyine umumama abona uwo musaza nyine atangiye kumera neza, ntabwo nyine gifite depression nka kera, kuko no kurwara bitera depression. Niko abantu tajya bimona, ari umuntu akunda kuvuga n'abarwaye mukagira ngo umushiha cyangwa n'iki, ariko ari n'igihe bafite ka depression. Umumama aravuga ati ntabwo mbize. Nyine abaza abaganga bamukurikiranaga indwara nyine yararwaye actually, reka ne kwivuga umumama actually yanambujije. Urumva abaganga bamushyira hamwe ati nta kibazo turamucyure umujyane mu rugo. Bamushakira umunasi. Akigera mu rugo umunasi ntabwo abazi iminsi ibiri, uko uwo musaza yikoragaho ibintu byose, yikoreragaho pipi, kaka, ibintu byose yabyikoreragaho. Uwo mama arangije aravuga ati mana, uyu mama nyine yambwira ati naragiye njya mu kiliziya ndasenga, mbwira Bikira Mariya impereza imbaraga zo kwita kuri uriya musaza. Ndabizi nta babyeyi ngira, mpereza imbaraga zo kwita kuri uriya musaza nkaho nakitaye kuri papa wanjye. Ndabizi ko abakobwa batankunda, ndabizi ko abahungu batankunda, uretse umugabo wanjye. Atari kuri umusaza ntabwo yigeze ambera umwana mubi, cyane none uwo mukecuru we akihariwe ntabwo yigeze ambera umwana abana babi. Abana banjye barabakunda nk'abuzukuru babo, nta kindi kibazo nigeze ngirana nabo. Ubundi kuki ntari kumwitaho? Wa mama aratashye aravuga ati aha, ngiye gufata initiative yo kwita kuri uyu mama, kuri uyu musaza. Uwo yaragiye avuga ati ngiye gusaba konje y'amezi 6. Urumva nyine yakoraga igihe kinini, ngiye gusaba konje y'amezi 6. Gukora konje y'amezi 6, I will do what? Mbaze mwiteho, mbaze mwereke nyine the way it is, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twaratangiye turabana. Umusaza nkabyuka mu gitondo nkamuha breakfast, namara kumeza breakfast nkamujyana muri dushe nkamukarabya. Atura akarabye umuntu akubwira nabi, umuntu mukuru, papa w'umugabo akubwira nabi, nkamukarabya ntuka, ambwira nabi, ambwira amagambo mabi. Ngaceceka nkavuga ati nkamubwira ati mva mbwiye muze no kubera urwaye, niyo mpamvu ukunda kuvuga nabi. Ati nkumva birandambira, rimwe nkajya mu nzu nkarira, ngahamagara umugabo wanjye kambwira ati ariko nawe wabyiteye, twarakuye tukumwinshi kwa muganga uranga. Kwa muganga yari yararambiwe. Arambwira ati rero urahangana nabyo, kuko umugabo we ngo yakoraga agenda agaruka.
umugabo raka yaba hari none umugabo we ngato yaba hari abibonye agenda karamucyavuga ati nge nago nakemera kubagerwa umurakubwira nabi gutya ni gute se atinyo kubwira nabi ubwaragiye injira mu cyumba cya papa waramuto karambwa papa warambyaye atari ku mugoro wanjye asabye konje amezi 6 kugira rebe ko yanze akakwita agakondora none ndebere ndi kumukora ni gute rero kubwira umugore wanjye gutya aranje umusaza atamubwira ndakwiyamye narakubyaye ni wambye nango biza umusaza w'abanyarwanda namwe murabazi arabwa turabona ubu umusaza nyine ngo arameneka nyina mubwiswa mbwa turabona ubu sinana kifata ngo nijyane mu mujyi sinakigurira byeri mfite amafaranga n'agafaranga ariko nta kintu kimwe kibaho nakigurira wanze ukambwira ngo nabwiye umugore wawe nabi ati ngiye Imana izinjyane nipfire angize wa mama byumvishe nyine umuhungu we aragenda agenda wa mama byumvishe araza yinjira mu cyumba ngo cyanda arambwira ati reka turagukunda ibyo wankorera byose ushaka kutarambyaye atongo ngiye gufata nka papa wanjye ushaka kutarambyaye ushaka kutarandeze ushaka kutazi ni wacu ushaka kutanahibuka ko ndabyibuka ko twaheruka kera wacu batarapfa atari ko nta babyeyi ngira uwo mubyeyi nsigaranye ni wowe nuramuka upfuye uzamusize nk'imfubyi usiga umuhungu we nk'imfubyi usiga abana banjye batagira sekuru ndakwinginze reka tukwiteho reka tugufashe reka nyine umumama urumva umuntu abaganga baziko ukansorenga abantu uwo musaza yarabyumvisha aramutuka amaze kumutuka umumama aragenda agezeyo bwarakiye mu gitondo araza amuhereza ibyo kurya ndajyaga birya kamuciraho aho ndajyaga birya akagira gute arabirya arabimira amaze kugira ngo atari gutekana neza arangije amumujyana muri douche aramukarabya ati yamukarabyaga yaba ari abakobwa be yaba n'ndo baba mu Rwanda yaba ari abahungu be yaba nta wigeze n'umusore uvuga ngo rekanze base nkuruhure mu gukarabirizo ya n'umuhungu we babanaga nyine uwo mugabo we ntago yigeze agira gute aho yigeze avuga ngo reka mwiteho ngo reka bigende gutya we ya barakomeje rero barabana umusaza bamwitaho wa mameze 6 ashize bisaba ngo akasubira mu kazi asuye mu kazi nyine aragenda bamuha akazi aratangira yongera arakora ariko abantu bose nyine yatangiye kuzana abantu bo kumwitaho abanansi bikini biki wa musaza nagongeye kubavuna bakomeje nyine barabana muri ubwo buzima muri icyo gihe rero uwo musaza arwaye umuhungu nyine umugabo w'uyu mugore yakoze accident mana yanjye akoze accident aramugara usikumugara ubu ngo agenda mu kagare navuga ibibazo bikuguraho byose umugore aranatangiye kugihita ku bantu babiri ku mwana na se bombi umwe yaramugaye akina mutoya arkwera impanuka arumva ariko namwe umugabo kumujyana muri kirenga ashaka kuzakira nago nzi iyo party simigeze yifata mutwe cyane uko ngiye mfatanye nkunda gufata like a part of the nyine story turi buvuge urumva aje amugaya atangira kwitari babiri urumva afite umwana umwe umuko uba hano wakunda gasekuru cyane ngo ndako ari kumwe umwana rero n'umunasi bakabitaho nyine bakita kuri papa wiwe umugabo we bakita no kuri wa musaza ati iwacu hagezeho aba nko mu bitaro wakinjira wacu kumvana nuko imiti ati nkayumva agenda kunyica nkayicara nkarira nkavuga atari ko mana wabonye ko shoye umusaza ugerekaho n'umugabo wanjye urabona ibintu nzabishobora urumva umugore akomeza kubaho muri ubwo buzima babaho barumuna b'umugabo rimwe nyine nka nyuma y'amezi 6-7 bakaza kumusura abahungu bo barazaga ariko abakobwa ntabwo bakundaga kuza nyine kuko umwe ntiyabaga mu Rwanda umwe yabaga hanze ari naho umwana w'imfura w'uyu mama yabaga niho yigaga muri icyo gihugu mama bamo no undi wabaga mu Rwanda we rwose ntiyanazaga ntabwo yigeze za kumusura ko nyine reka ntabwo yazaga cyakora barumuna biwe b'umugabo we barazaga nyine baje no gusura papa wabo ati twabitayeho mbitaho bigeraho rero noneho uyu musaza nyine ararwara araremba agenda ba mu bitaro abakuri koma umugabo wanjye nkamujyana agiye nyine kwa muganga agiye muri check up andi akajya kurebana Paul muri koma tukamwicira iruhande tukamusura nyine turahaba igihe cyose umugobozi wari tugumamo ibintu nk'ibyo ngibyo rashize igihe wa musaza yagiye muri koma nyine yagiye muri koma akavamo akajya muri koma akavamo ejo bundi rero umwaka utangira wa musaza leta apfa
amaze gupfa nyine barashyingura, bamaze gushyingura nyine n'umwe abantu bose baba hanze baraza, bamaze nyine turamushyingura, bamaze baramushyingura, bamaze kumushyingura ubuzima nyine burakomeza. Umukobwa umusaza nyine apfa. Yasize nyine umusaza nakubwiye ko yari afite amafaranga, afite amazi akodesha, afite amakampani, afite ibiki, afite n'ibizu, afite ashaka yarambwiye ngo afite n'inzu nyine ikoreramo banki runaka imwe mu mujyi hari muri zance za free zone. Ntabwo nzi iyo nzu ariko irahari. Urumva arangije umusaza yari amaze gupfa, mama umunsi umwe nyine arabyuka mu gitondo, abiza mu gitondo abura kuri konti ye hariho amafaranga menshi cyane, menshi biramucanga. Bimucanze aravuga ati uzamfungira konti, ninjye usigaye utunze famille, umugabo wanjye afite ikibazo cy'uko we yavunitse n'amaguru, yakoze accident ntakagenda, reka ngire neka ndirukanke njye kuri banki batamfungira konti ndebe ikibazo cyabayo, kuri iki mfite amamiliyoni angana gutya ko ntarinya afite byagenze gute. Urumva umama ageze kuri banki baramubwira ati none se ati ko mbona konti zawe arizo ziri kuri nyine kuri hano nk'umuntu ugomba kujyakira amafaranga ya rent y'izi nzu. None se amafaranga ya rent gute? Aramubwira ati aya mafaranga uri kubona aza kuri konti yawe nyine. Umusaza ngo yaramaze nk'amezi 2 apfuye, noneho abona nyine amafaranga hari kuzaho 500 magana ngahe, ariko amafaranga ari kuva he nyine abona amafaranga azaho in the end of the month. Haje avuga ati ibintu ntabwo bishoboka, ari rukanga. Ageze kuri banki aramubwira ati bano bantu n'abantu bari kwishyura, urabona ko ari abantu bishyura rent se zahehe ngiye ko nta nzu nzigera nkodesha, what going on? Araje aramubwira ati nyine nyiri amazu cyangwa nyiri bino wajya kubaza bano bantu baba hano hantu. Yageze mu rugo abibwira umugabo aramubwira ati rega papa wacu cyagiye arwaye ajya gupfa niwe wasabye ko amafaranga y'amazu dukodesha yose yageza kuri wowe, nyine ni wowe yabihereje. Gina, are you okay? Urumva umugabo aramubwira ati sasa bitewe n'ukuntu wafashe nyine uriya musaza n'ukuntu wamwiteyeho n'ibiki byose akiriho akiri muzima mu gihe nta wundi muntu waza kumufata, yasabye ko amafaranga ya rent y'amazu yose nyine amazu cyangwa ibintu byose nyine yabihaye uyu mwana w'umuhungu mukuru. Ariko aravuga ati nubwo mbiguhaye ni ukugira ngo bashiki bawe barumuna bawe batazasara, ibintu byose ndashaka amafaranga yose ya rent bazajya bishyura, amafaranga yose ya rent bazajya bayishyura kuri konti y'umugore wawe. Namwe se kubera iki barumuna banjye se bo bino na bino byo gute na gutyo. Ati wese mfite icyo namusigiye, bamwe yabahaye bibanza, abandi bahereza ibiki n'ibiki, atari kwa mamodoka. Urumva amazu bajye bishyura kuri uyu mugore. Ati nawe ubwawe ntiwemerewe kuyafata. Anga se kubera iki nyine papa umugore amwe atoya ntabwo byakunda, barumuna bawe barabizi ko batankunda, bashiki barabizi ko batankunda, bizaba ikibazo. Amugabo nta kibazo kizabamo, genda utuze. Ibyo ngibyo birarangira, amafaranga nuko yatangiye kuyakira. Ati buri kwezi pe mfata amafaranga menshi nigeze mfata mu buzima bwanjye, ni menshi cyane nyine ku buryo noneho ati rero hashize nk'amezi 6 cyangwa 4 yamenya 4 cyangwa 5 gatani na 5 niho umuhungu umwe rero uvukana n'umugabo we yamwandikiye aramubwira ati ndashaka ko tuzabura tukaganira, ndi kumwe n'umwavoka wanjye, ndi kumwe n'umuroya wanjye. Aramubwira se kubera iki bigenze gute? Aramubwira ati musaza wacu yatubwiye ko amafaranga yose y'ibintu byavuga kwa papa y'amazu ya papa n'ibiki byose ariho yakira. Aramubwira yego kubera iki ariho yakira? Aramubwira ati ntabwo ibyo ngibyo ugomba kubaza mukuru wawe. Ati mukuru wanjye ntacyo mubaza, ndakibaza wowe kuko no warwaje papa wanjye, ni wowe uzi ibyo wamubwiye, ni wowe uzi ibyo wamupakiye mu mutwe. Papa wacu ntabwo yari umuntu yari kugenda ngo agire atanga ibintu byose bisigare nkaho twega atatubyaye. Umukobwa aramubwira ati njye ntabwo nzi, I don't know what I'm supposed to do, ntabwo nzi icyo nagukorera. Umwavoka wango haravuga ati njye rero nta kintu nakora, turakurega and everything like escroquer na biki byose. Aramubwira ati ariko se umurandegera iki kuki mutabibwira umuhungu wa girlfriend wanyu? Bandi aramubwira ati umwavoka aramubwira ati nta kibazo, aramushaka umwavoka we meet in court. Aramubwira ati we not meeting in court, we have to nyine muzaze twicare tuganire nk'umuryango ko ibintu n'iby'umuryango. Ubwo rero niko kuza baza iwe w'umugore.
wa mushiki we wundi wavuze ngo ntabwo yafata papa wiwe barumuna be umugabo we na wa wundi yari yaje muri summer vacances yandi uba hanze nyine bose famille yose baraza baricara bakuze n'amakuzine baricara baraganira bityo baganiye babandi batera amahana ati ntabwo bishoboka ukuntu papa yafata imitungo yose cyangwa amafaranga y'ibintu byose yari yarakoreye ngo abisige byakirwa nta n'ukuntu hari umuhungu we byakirwa n'umugore w'umuhungu we aravuga ati nta umugarafu aravuga ati ibyo ntacyo bimvuze ibyo yansigiye yarabinsigiye uko twabisinye ni uko nguko yari twagiye kwa noteri tujya hehe baratransfera babikira mu mazina yanjye ariko papa wanjye mbere yo kwapfa yarambwiye ati ngomba kumesha ngo ashaka ko na amafaranga na make nanjye ubwo ntayo mfata ajya ku mugore wanjye baravuga ati kuba ajya ku mugore wawe ntago ubwo niwe wajyaho kuko umugore nta kintu yakwimamura abana ibintu byanga ariko se ngewe umugore wamugata ariko se iyo nirirwaga sibyo nkarabye papa wanjye mwambura imyenda pampa n'ibiki byose yabaga yakozemo whatever he had where you guys sister wabo umwe wa undi mutoya yavuze ngo ntagaza ngo kari akazi kawe nk'umukazana mukuru ko umukazana mukuru arambwira ati papa wanjye nge nabikoraga uraniye papa wanjye cyangwa ari papa wanjye kuba narashakanye n'umuhungu nk'ubu ngomba uyu mugabo wanjye narimukora kuko twarashakanye papa wanjye nabimukoraga as what so kubera ko narifite nuko ko nabibonye hamwe ati reka mbikore as my father no kuko nta wundi muntu wari ufite ukubikora so niba rero yarampayirije ibyo agomba kumpereza mwinda kana mwibigira ubukwe baratongana umupapa umwe rero wari ni mukuru wabo niwe mukuru nk'aho we mukuru ni mukuru wabo cyane nyine agira icyo okay ni umwe muri famille yo kwa papa wabo nyine wari mukuru w'umusaza aravuga ati ibyo mwapfa byose muceceke mbabwira ati ngewe mbere yuko uriya musaza abikora yarambwiye ati ibintu byose mfite nzabisigira umukazana wanjye ngira ngo arambeye ndamaze kubera iki arambwira ati uzi ko umukazana wanjye ari we muntu wenyine wankarabije nikoreye ibyo ngomba kwikoreraho ati umusaza aranariraga ati nikoreye ibyo akabaza nk'umusaza kakenda ibyo nikoreyeho kaka arampanagura nkuko najyaga mbona umugore wanjye hanagura abana banjye b'impinja kera nkiri umugabo nkiri mutoya akangera muri dusha kankarabya kamena hamazi ntavuge nabi ntiyinube simbona zunguje amazuru simbona nagize gute akabikora kandi ntari bumuhembe ndafite nicyo namwitura uzi ko ari we watumye nicara nitekereza ndavuga ati ubundi abantu nirwa umushiha uzi ko nta kindi kintu dupfana uretse kuba kumfasha gusa nta kindi kintu dupfana hey uyu musaza aravuga ati ibyo mwakora byose ibi nibyo papa wanyu yashakaga papa wanyu yarabimbwiye ati nanjye sindi umukire yaba narashakana ariko mbwati mahinzi imwe cyangwa ikindi kintu ariko yambwiye ibintu uyu mukazana nawe yamukoreye ndavuga nta kindi kintu nabigenza umugore aravuga ati ngewe ntabwo ndi kugisha inama uyu mugore yambwiye ati ntabwo nje kugisha inama or something ariko umugore yambwiye ati nge yamvuga ko ndi mu manza ndi mu biki byose baratureze barumuna w'umugabo wacu nyine we baratureze and everything ariko nubwo batureze nanje gutanga ino nama yambwiye ati nkunda kuvuga inkuru nziza zo kugira neza zo kugikora imirimo myiza and everything but for me nakoze ibintu bitamaze nta n'imyaka 5 nigeze nkora ibyo bintu atari igihe gito nabikoze byabaye worth it atundi umugore urya ibyo ntigeze nkorera abyo ntigeze mbira kwese nta kintu kimwe uretse Imana yo mu ijuru yonyine. So guys, that was the story. Uyu mama rero niyo nkuru yampaye yarambwiye ati nzayivuge kuko ntago actually munamugira inama mbwe kimya nakose mudema by'inama y'iki mwese mubyigireho mujye mu abantu beza. Thank you so much. That was the story guys. Bye.